kuva muri brigade ngeraho bangiza amageragere, ibyabaye byose nabibonaga n'amaso yanjye. Gusa ngewe rwose Imana ishimwe ku byo yakoze. Ndashimira Imana, ni benshi babanye nanjye. Ngewe uko mundeba nari umurozi, mu buryo ntabigizemo uruhare, mu buryo nabishatse. Nari ngeze kuri kayo kubwira ababyeyi ngo banshakire ukuntu banteranyiriza amafaranga nkajya kwivuza impyiko, kuko impyiko ntago kuyivura ari ibintu byoroshye. Numvaga naraboze mu nda, igihe cyarageraga naryama mu gicuku nkajya numva impyiko yegutse. Haleluya. Amen. Ngewe byanjye ntago bimeze nk'ibandi. Ngenda shima Imana by'umwihariko bikomeye cyane. Kuko ibitangaza yakoze ntago narinzi ko bishoboka. Ariko byarashobotse. N'ibitarakunda bizakunda. Ubu ngewe ndavuga maze gusenga kubera ko namenyere umwanya wo gushima Imana arasa ku ntego. Ndarasa ku ndashaka mvuga amagambo 3. Ariko ngewe ngiye gushima Imana ntago niyo mpamvu mubwiye ngo biratandukana n'iby'abandi, kuko indwara nari mfite nta n'umuntu n'umwe wari urwaye indwara imeze nk'iyanjye. Ariko noneho ndagira ngo ndabibasabye, ariko mu bintu byo ngiye gukora fast ndashaka gusoma isomo, ntago mpfa gushima gusa. Ndashaka munsomera isomo riri muri Zaburi ya 30 uhereye ku murongo wa 1. Uwihuta nahasoma, nishaka mvuga ibyo birabihagije. Uwiteka ndaguhimbariza kuko wampagurukisha, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. Uwiteka Mana yanjye naragutakiye urankiza. Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu, wankijije urupfu ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Muririmbire Uwiteka ishimwe, mwabakunzi be mwe, mushime izina rye ryera, kuko rwose ntushyakurekera arafashijwe. Ngewe impamvu nari navuze ngo nta nubwo ndi buvuge ngo bari kumfotora, kubera ko nari mfite ubwoba. Oya reka bagufotore. Hari kubera ko nabibonye bica muri televiziyo, nkabona biraca kuri za telefone, nkabona biraca ahantu hose, abantu bose bakabibona. Ndavuga ati abanzi banjye nibabibona aho nibiri bwongera bagakora ibindi birengeje ibyo bari bakoze. Ariko numva imbaraga irambwiye ngo iyakoze ibya mbere n'ubundi n'ibindi zabikora. Haleluya. Iyakoze ibya mbere n'ibindi zabikora. Ariko iri somo mvuze ntacyo nzavuga ibindi, nzongera buri konje aha nzajya nshima Imana, kuko hari ibigenda bigabanuka uko njaha. Iminsi maze ngenda ha simeze nkuko nari imeze, murabizi nigaragura imbere. Ibitangaza Imana yankoreye numvaga bitashoboka. Warigaraguye? Satani yarangaraguye, ariko Imana irahaba. Baransengera mbona birakiza. Ibintu byanigaguraga byaragiye, ibintu byanjyaga mu mubiri wose ntago nkibyumva, n'indwara isigaye aka kanya. Nicyo kidutera Mana we. Nibyari bisigaye aka kanya niri mpagaze aha, barabisitenge barabitwitse bihiye. Numva maze iminota nka 30 nicaye hariya, numva umuriro uri mugurumana muri gihe. Numvaga birimo gusha. Dukomere Imana amashimwe. Iyo mpamvu reka mvuge bityo, maze imyaka 10 ndwaye. Narivuje mu kizungu biranga, ndazenguruka ahantu hose biranga, nta nakantu na gato kigeze kavaho. Ariko kuva nakandagira muri urusengero, umwana wahanzanye Imana imuha umugisha. Nzabivuga nitonza yanjye ukwa gatanu mbivuge, cyumweru mbivuge, bizageza mu kwezi kwa gatanu byanjye maze birangiza hano ndi gushima Imana hano muri uru rusengero. Kuko kumva icyo gihe cyose narivuje biranga, ariko nagera hamwe kavaho, ejo kandi kavaho, kugeza ku uyu munsi ndasinzira, kandi iyo myaka 10 yasize yose ntarasinzira. Ubu ndarya ntago narya 10 yose narahindutse umukara, ariko
ibintu byose byarimo gato gato n'agasigaye ejo kazashya karashya n'uyu munsi ahubwo. kandi yawe icyubahiro reka ndekera Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Bigenda bishya gace gace bishya, ibisigaye nabyo nibishye mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. haleluya. Amazina yanjye Amen. nitwa Ingabire Aline, nanjye mpagaze hano nshima Imana. Ubundi nagiraga umutwe udasanzwe, umutwe ukandya ku buryo bukomeye, ariko kuva Papa King yansengera warakize. Komera Imana amashyi. Amina. Noneho ibyo ngibyo byavuyeho, Satani akazajya anshukisha amajwi ambwira ngo niniyahuri, amajwi akaza nkayumva ari kumbwira ngo niniyahuri, ariko ibyo nabyo Imana yarabindinze Papa King yansengera. Imana ishimwe. Ikindi nshima Imana, naryamaga nijoro ibintu bikaza kansambana. Kuva Papa King yansengera nabyo byaragiye. Imana imuhe umugisha. Iyo ni imirimo Ikindi y'Imana. nshima Imana gikomeye cyane, njyewe ukuntu ndeba ukuntu nari umurozi, mu buryo ntabigizemo uruhare, mu buryo nabishatse, ari ukubera Satani. Nashoboraga kuguha ikintu kuko nagikozeho ukarwara ukaremba. Noneho ubwo umugabo wanjye nawe twarabanaga, namuha ibyo kurya bikamugwa nabi, namutegurira amazi yo koga bikamugwa nabi, najya ahantu nkaza nko kugusura, nagera mu rugo rwawe nanagufasha ibyo guteka byawe nabyo wabirya ukarwara, atari uko hari ibyo natongereye, atari uko hari ibyo nasizemo, atari uko hari n'ibyo nasizeho, ari amaraso yanjye ahumanye kubera mama wambyaye. Ariko kuva Papa King yansengera byarashize. Warabohotse. Dukomere Imana amashyi. Ayo mashyi ni ay'Imana. Haleluya. Ndashima Imana cyane, ibyumva iri mu gihugu cyo mu ijuru uko nyishimye, n'umugabo wanjye byaramuzengereje agera haragenda kubera byo, ariko Papa King yambwiye ko azagaruka, ndarindiriye mu izina rya Yesu. Uwo mugabo turamuhamagaye mu izina rya nde? Ase cyangwa ntase? Ase. Tugiye gutera haleluya imuhamagara aho ari hose imuzane. Rimwe kabiri gatatu. Nase. Izina rya Yesu. Bwa mbere nabona umuntu avuga ati nge nari umurozi, ariko nanjye nari umurozi mu buryo ntazi ubwo ari bwo. Urumva nawe ntiyarazi ibyo ari byo. Ni imbaraga zari zimuriho, ni imbaraga zari zimuriho. Urumva nimba yarazaga akagufasha gukora ikintu, nimba ari ibyo kurya akagufasha kubiteka, ako kanya tayari wahitaga ugira gute? Ubirya ukagubwa nabi. Yakandagira iwawe umwaka ugahita ukwataka. Nabyumva neza. Ariko kuva bamusengera, dayimoni zahise zishirira mu izina rya Yesu. amaraso y'ubu ngubu Imana yarayahumana. Ariko dushimira Imana yatugiriye ubuntu cyangwa twe kuyishimira? Twishimire. Ubwo bwose ubuntu Imana yamugiriye. Urumva jama, umujama babanaga yahise abyumva, yahise abireba, aravuga ati ibi bintu ni danje, nanjye ntazashiduka narangiye. Ahita yikuriramo akarenge agira gute? Ariko gahunda Imana igiye guhita imuzana. Vuga ngo iramuzanye. Magaze hano nshima ibintu bibiri. Cyambere ndashimira Imana ko yamaye aho guteranira hafi hanyegereye, bitewe nuko aho nateraniraga hari kure, nageragayo iteraniro ribura nk'isaha imwe rirangire, ariko ndashima Imana ko yamaye aho guteranira binyoroheye, ibyo nayisabye byose yarabimaye, irangije irabinyongeza. Imana nishimwe cyane. Ikindi cya kabiri ndashimira Imana ko yanyijije, nari maze igihe kirekire cyane ndwaye uburwayi bw'impyiko,
nkababara mu nda cyane nkasenga, uko nsenga Imana ikambwira ngo irankijije, ariko nkakomeza nkumva ndaribwa cyane, nkabwira Imana kuki umbwira ko unyijije nkakomeza kuribwa kandi nzi kutajya ubeshya. Nsengera ahantu henshi hatandukanye, nkiyiriza nkajya ku misozi, nkasengera mu rugo kugira ngo ndebe ko hari icyo Imana yakora. Imana ndangije mbona yuko gukira bitari hafi bitewe nuko yabimbwiraga, nkabona ndacyarwara cyane. Ndangije umunsi umwe nari ngeze kuri kayo kubwira ababyeyi ngo banshakire ukuntu banteranyiriza amafaranga nkajya kwivuza impyiko, kuko impyiko ntago kuyivura ari ibintu byoroshye. Numvaga naraboze mu nda, igihe cyarageraga naryama mu gicuku nkajya numva impyiko yegutse, nkajya numva ndaribwa cyane mu nda. Ndangije nibwo nabonye umukozi w'Imana, mubona kuri YouTube, ndavuga ngo Mana, nasenze igihe kirekire cyane, wambwiye yuko unyijije, ariko nubwo wabimbwiye nakomeje kurwara. Ndakwinginze Papa King niba asenga nanjye azansengere nyire, kuko nari ngeze kuri kayo kwiheba. Nari nangiye kujya nicara mu rugo nkiyeza, nkabwira Imana ngo igihe kirageze ko nigendera, kuko mfite uburibwe bukabije cyane, sinzi impamvu mbwira ko unyijije nkakomeza kuribwa. Ndangije mu gihe kimwe nari ndi gusenga ndi mu cyumba, numva Imana irambwiye ngo nzagukiza imirimo y'Imana igaragarira abantu bayo. Ndangije mpita nongera ndasenga, kuko natekereje nk'umuntu, ndavuga ngo Mana, ntago nshaka kujya kubagwa kugira ngo imirimo yawe igaragarire abana bawe. Ndakwinginze, ndabizi ko ufite inzira nyinshi, umbabarire singe kubagwa kugira ngo imirimo yawe igaragare. Nibwo nageze hano, umukozi w'Imana mpageze bwa mbere yatangira gusenga, nkajya numva ndashya mu nda, nkumva impyiko irashya kubera ko yari imyuka y'abadayimoni, nkataha atansengeye. Ubwa kabiri ndagaruka, uko atangira gusenga nkatangira ngiye nkashya, kubivuga bikananira, kwicara mu ntebe bikananira, bikageraho nkanapfukama. Abantu twabaga twegeranye mu ntebe barabibonaga, ariko bikarangira ntashye pasiteri atansengeye. Nibwo igihe kimwe Imana yaje kumukoreramo. Ndashimira Dadi, nshimira na Kristo uri muri we wanyijije. Nari maze igihe kinini ntaryama, maze igihe kinini ntasinzira, ariko ndashimira ko kuva yansengera nsigaye mbona ibitotsi, ku buryo njya nibaza niba ari njye cyangwa atari njyewe, nkumva biranyobeye, ariko nkahita mbona ko ari ya mirimo y'Imana yagaragaye ku buzima bwanjye. Ndashimira Kristo ko yasohoje icyo yavuganye nanjye ku buzima bwanjye, ku burwayi bugashira. Nanaboneraho hari abantu benshi twahuye iteraniro rimaze kurangira, bakavuga ngo ese biriya bintu muba mwigira ni ibiki, biriya bintu byo kwisakurishwa hari imbere. Nago mbeshya barimo hano bamwe nanababonye, bakambwira ngo ibyo bintu by'abadayimoni mwivugishwa ni ibiki, mwagiye muvuga imbaraga z'Imana mukareka kubeshya. Ndagira ngo mbahamirize koko ko Imana ihari kandi igikora imirimo yayo kandi ikagaragara. Ni imirimo y'Imana. Iyo aza kuba ari imbaraga zanjye, abantu twari kumwe ku cyumweru hararuguru, ntago yaba ari njye nari kubikora, kuko usibye kwirengagiza yuko nari nkeneye gukira, ariko biriya bintu ntago waza kwigaragura hano imbere atari imbaraga z'Imana. Abantu mwabonye imbaraga z'Imana ku cyumweru, mumfashe dutere haleluya z'imbaraga 3 dushimira Imana ku mirimo yakoze ku buzima bwanjye. Murakoze cyane. Imana imuha umugisha ku bwishimwe rye. Ariko buriya cyetse ko kuva kera kose abapinzi babagaho, abapinzi bagiraga gute? Ariko baravuga ngo utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri ha. Urashaka kubona umuntu yikokinze kuwa gatanu hari uwafashwe n'abantu nkabangahe neza nkabona yabananiye,
ariko byarangiye Imana imugiriye neza. Iyi Imana iri gukora, tuvuge ngo amen. amen. haleluya. Yesu ashimwe. Mpagaze imbere y'Imana mfite ishimwe ryuzuye umutima wanjye. Ni urugendo rurerure, nahuye n'ibibazo bikomeye. Naherukaga guhagarara hano umwaka ushize mu kwa 11. Nahuye n'ibibazo ku kazi ahantu nakoraga baratwiba, nanjye babinshiraho, ariko icyo nshima Imana nuko Imana ari umukozi w'umuhanga. Yabanye nanjye, iranyiyereka, ibana nanjye kuva muri brigade ngera aho bangiza amageragere. Nari maze amezi 2, ariko ndashima Imana ko yigaragaje ikaba umucamanza mukuru, ikagaragaza ukuri kose. Ndashimira Imana, ni benshi babanye nanjye, harimo Dadi, ndamushimira cyane, Imana yo mu ijuru mu umugisha. Frank nawe yabanye nanjye, yabaye hafi, yaransuye. Ni benshi babanye nanjye, babana n'umuryango wanjye. Ndashimira Imana ko yabanye nanjye, nta burwayi nigeze ngira, sinigeze nicwa n'inzara. Umwana wanjye yagize amahirwe, abana n'abantu benshi bamuba hafi. Nishimwe, nshimira Imana, ibyo navuga ni byinshi, gusa Imana yo mu ijuru byumve ko nyishimiye, kuko yarigaragaje, ndaburana ndatsinda, mba umwere, ndataha. Imana yo mu ijuru byumve ko nyishimiye, mumbare mu mere Imana icyubahiro n'amashimensi. Yesu ashimwe. Nanjye mpagaze hano, amazina yanjye nitwa Mbabazi Joyeze, nk'umushuti wa Sumta. Ntago byari byoroshye, turanakorana hafi yanjye, ibyabaye byose nabibonaga n'amaso yanjye. Gusa njyewe rwose Imana ishimwe ku byo yakoze, kuko njyewe bikiba ntago nababeshya. Ku cyumweru twari twaje gusenga, yagiye bamutwara kwa kabiri. Ku cyumweru dusenga, Dadi yari yamuhanura ibintu byiza cyane. Nanjye numva ndafashijwe, ndavuga Mana, icyo gihe cyo kugira ngo wigaragaze. Ntungurwa no kubona kwa kabiri bigeze, ibintu batigeze bavuga mbona birabaye. Ndavuga oya, ntago nabyumva Mana, ntago wabikora. Narebaga ibintu byari biri kwabera, numva nanjye ubwanjye mbuze ubwenge, ndavuga Mana, oya, nzi neza yuko twagusenze, kandi nzi neza yuko Imana twasengeye kwa Dadi itazadukoza isoni. Ndavuga uragiye, kuko ari no kuri brigade mbere ko mumanura namubonye mu maso. Ikintu cya mbere yambwiye ko twari dufite umwanya muto, yarambwiye ngo mpa nimero ya Dadi. Nayimuhaye mu minota itarenze 2. Ndavuga Mana, nzi ko twizera natwe tugasenga, ariko hamwe na Dadi nzi ko hari Imana izakora. Yego bizatinda cyangwa bibanguke, ariko Mana, nazaga no gusenga naba nicaye hariya, kuko najyaga nanamubaza wahageze se, wamfatiye umwanya, ndaje. Namubura nkavuga ni Mana, ese inshuti yanjye izagaruka ryari? Mana nigaruka nzahagara imbere y'iteraniro ryawe nyishimire, mvuge ni Mana urakoze ko wabikoze. None niwo mwanya wo kwishimira kuko yabikoze, ni mumpera Imana icyubahiro. Imana ibaha umugisha, kandi ubuzima bwanyu bukomeze burindwe n'Imana. Umwuka wa gereza fire mu izina rya nde. Yaratsinze, Yesu yaratsinze, Mwami w'abamazahora kutugiteka. Oh, yaratsinze, Yesu yaratsinze, Mwami w'abamazahora kutugiteka. Yaratsinze, Yesu yaratsinze, tuvuge Mwami w'abamazahora kutugiteka. Yaratsinze, Yesu yaratsinze, Mwami w'abamazahora kutugiteka. Yaratsinze, Yesu yaratsinze, Mwami w'abamazahora kutugiteka. Mwami w'abamazahora kutugiteka. Mwami w'abamazahora kutugiteka. Umva, 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 umva. Tuzabana nawe Mwami Mana, tuzabana nawe Mwami Mana, mu birori
nawe mwami mana tuzabana nawe mwami mana tuzabana nawe mwami mana mu birori byiza wateguye tuzabana nawe mwami twese tuzabana tuzabana nawe mwami mana tuvuge mu birori byiza wateguye tuzabana umva hazabayo kuramya no guhimba Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje ubwo nibwo tuzaba turirimba hazabayo kuramya no guhimba ziyera gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje ubwo nibwo tuzaba turirimba sumuka elele 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 oba oh wauzima Yesu wauzima Yesu wauzima Yesu wauzima oh wauzima oh wauzima oh wauzima oh wauzima oh wauzima Yesu ni wangu wauzima wa milele. Yes. 1 2 3 go. Hallelujah.